tubahaye ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'amahirwe kuko turi kumwe n'abashyitsi. Navuga abashyitsi b'imena kuko tubivuga. Mu by'ukuri uyu ni umunsi udasanzwe. Rero tukaba dushimiye Imana bwa mbere ko duhuriye muri iki kiganiro cy'uyu munsi wa none. Ni imigisha cyangwa se ni amahirwe menshi kandi n'ibyishimo ku bana n'ababyeyi turi kumwe hano uyu munsi wa none. Reka tubanze twibwire abatwumva, wasanga hari abantu bashobora kuba batatuzi. Reka duhere kuri pasiteri hariya abanze yibwire abatwumva. Murakoze cyane. Mu mazina yanjye nitwa Manowa Rugabire Sebahizi. Ni umuvugabutumwa, ntuye muri Austin, muri Texas, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkorera umurimo w'Imana mu itorero ryitwa Hope of Life Church. Murakoze cyane. Ku ruhande turi kumwe na pasiteri, reka nawe abashe kutwibwira. Murakoze cyane. Kandi turabashimiye kubona uyu mwanya mwiza turi gukorana ikiganiro. Amazina yanjye nitwa Ndagiri Nowe Tabazi. Ariko igihe cyamubu tubahindura amazina y'ububatizo niyise n'iy'intumwa, kandi iryo zina niryo rikunze kuboneka ku madiplome yanjye menshi. Ubundi ni umupasiteri uri mu kiruhuko cy'izabukuru kandi ntuye mu Rwanda. Korera umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR, aho bita ADEPR Kacyiru. Imana iduhana n'umugisha. Arakoze cyane. Murabona kuko uyu munsi dufite amahirwe adasanzwe kuba turi kumwe na pasiteri cyangwa se umubyeyi wacu. Cyane ndaza gukoresha izina ry'umubyeyi, wenda niryo riza kunorohera kugira ngo dukomeze tuganire. Rero tutarakomeza muri iki kiganiro, naje muri kumwe hano nitwa Mbarushamoro Joseph Masoro. Naje ntuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hano mu mujyi wa Austin. Nkaba nkora umurimo w'Imana mu itorero rya Hope of Life Church. Nkaba nkorana na pasiteri wanje hariya, pasiteri Manowa, niwe dukorana n'umupasiteri wanje. Rero tutaratangiza uyu mwanya, reka tubanze tuje imbere y'Imana. Pasiteri arashobora kutuja imbere agasenga kugira ngo dutangize iyi gahunda. Murakoze. Nsenge. Mana, tuje imbere yawe tuguha icyubahiro kuko uri Imana. Ni wowe waturemye kandi waturemeye imigambi myiza muri Kristo Yesu. Turagushimiye kuko duhaye umunsi mwiza, tukaba tubonetse imbere yawe kugira ngo duhamye imirimo myiza wakoze, kandi dusabira n'abatwumva bose kugira ngo ibi biganiro bibafashe. Ubwo rero duhereze ubwenge bwo gutanga iki kiganiro, kuko ijambo ryawe riravuga ngo ubwenge buva iwawe buraboneye. Turi imbere yawe, gahunda zose tuzishyize imbere yawe, mu maboko yawe, kugira ngo tubashishe. Bicije bugufi imbere yawe, amahoro yawe naganze none n'iteka ryose, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. So, arakoze pasiteri gusenga kuko nahoze mbabwira. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, dufite amahirwe adasanzwe kubana n'umubyeyi wacu. Tumaze kumenya amakuru kuko ari hano muri Amerika, twifuje kugira ngo tubashe kuganira nawe. Mu by'ukuri ibiganiro turi bukorane, twakagombye kuganira ibiganiro byinshi bitandukanye,
ariko cyane cyane turibanda ku biganiro vyerekeye iwacu i Murenge, cyane cyane niho tuza kwibanda kuko ari wo ho yakoreye umurimo wiwe mu gihe kirekire. Turagenda tumubaza ibibazo bitandukanye ndetse turi kumwe na pasiteri nawe hano, pasiteri Manowa, hari ibyo ashobora kuza gusubiza cyangwa se nawe hari ibyo ashobora kuza kubaza, ariko ikintu tugiye kuganira uyu munsi cyatumye tumutumira hano muri studio zacu, twakeneye kugira ngo tuganire cyangwa se tumubaze hejuru y'ubutumwa igihe bwagereye i Murenge. Hari abantu benshi batabizi muri kino gihe, hari abantu benshi batazi igihe ubutumwa bwagereye i Murenge n'ukuntu bwagiye bwaguka kugeza n'uyu munsi. Nico cyatumye tugira ngo tumutumire tuganire nawe atubwire igihe ubutumwa bwagereye i Murenge. Turagenda tumubaza ibibazo byinshi bigiye bitandukana, ndetse namwe muri kudukurikirana abo kumva bafite ibibazo ahari wenda baze kutwandikira kugira ngo dukomeze tuganire. Ikiganiro cyacu kirakomeje, tugiye kuganira n'umubyeyi wacu tumubaza igihe ubutumwa bwagereye i Murenge. Reka tumubaze wenda mu ncamake atubwire igihe ubutumwa bwagereye i Murenge. Karibu, urakoze. Murakoze cyane kubw'uyu mwanya mwiza kandi umwanya w'ingirakamaro mwatekereje mukanawutegura kugira ngo tubashe kuganira hejuru y'ubutumwa bwiza n'igihe bwagereye i Murenge. Biranejeje kuko nanjye ugiye kuganira namwe ndi umwe mu bashumba b'i Murenge. Kuri ubwo rero biraza kunezeza no kunorohera kubera kuko aho niho nakoreye umurimo w'Imana mu gihe kinini. Ndagira ngo mbere y'uko twinjira mu gihe ubutumwa bwiza bwagereye i Murenge, hari imirongo ibiri yo muri Bibiliya baza kwifashisha. Umurongo wa mbere n'uwo dusanga mu Baroma igice cya mbere n'umurongo wa 16 ndetse ukageza ku wa 17, ahagira hati ubutumwa bwiza ntibukoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Akavuga ngo uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, ariko noneho reka mvuge ngo uhereye ku bazungu ukageza no ku Banyamulenge. Uwundi murongo n'uwo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice 8 umurongo wa 32, aho Yesu avuga ngo muzamenya ukuri kandi ngo uko kuri kuzababatura. Ukuri rero kubatura abantu, kukababatura mu byaha no mu rupfu, kukanababatura no mu bwenge ndetse no mu mibereho yabo y'ubuzima bwa buri munsi. Ndagira ngo mbere y'uko hari turi buvugo igihe ubutumwa bwiza bwaziye, sinzi ko biborohera, ariko natekerezaga ngo tubanze twibaza ngo se Abanyamurenge mbere yo kwakira agakiza bari bameze bate? Ese hari izindi mana basengaga? Igisubizo kirahari, kivuga kuko mbere y'uko Abanyamurenge bakira agakiza basengaga Imana za Ryangombe ndetse na Binego, kandi Ryangombe yari Imana yabo y'ingore, indi nayo ikaba Imana y'ingabo. Iya nihaga n'icivugo kigira ngo ni Rukenyabugingo. Urumva nyine niko byari bimeze. Izo mana nizo rero basengaga, baraterekeraga, barabandwaga, bararaguzaga, baracunishaga. Nanjye ubwaje ubaganirira bigeze kundasaga. Ubundi kandi bagiraga n'ibyo bita ibiheko byabo byo kurinda inka zabo cyangwa se bikarinda abana babo. Mbivuze gutyo abantu benshi yenda barajya kwirukira kumbaza ngo se ngo bararogaga. Oya, ntabwo barogaga, ariko bagiraga ibiheko byabo
byo kwirinda ubuzima bwabo no kurinda inka zabo, kuko n'ubundi mu busanzwe Abanyamulenge ni abatunzi b'inka n'intama n'ihene ndetse n'inkoko. Urumva n'aborozi cyangwa se n'abatuzi. Niyo mpamvu rero itumye mvuga kuko bakoraga ibyo. Ngira ngo noneho rero tugiye kwinjira ngo ni gute bakiriye ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwaje kera, aho batuye iriya mu misozi yo muri Kivu y'Amajyepfo. Ubutumwa bwiza bwahageze kera. Hari amateka avuga ko bwahageze mu 1921 niho abamisiyoneri ba mbere bageze ahitwa Uvira. Bahagira igihe kirekire cyane bavuga ubutumwa bwiza mu yandi moko, andi moko yakira ubutumwa bwiza, ariko Abanyamulenge ntibyabakundira kuko ntabwo bashotse babwakira. Noneho rero kubera kuko batashotse babwakira, bituma baza kubwakira nyuma cyane. Niho mbabwira kuko Umunyamulenge wa mbere wakiriye ubutumwa bwiza yabatijwe mu 1932, nimba ntibeshye ho gatoya, ariko nicyo gihe. Kandi uwo mugabo yitwa Samuel Ntakandi w'Umuhiga. Abandi bamukurikiye ni muramu wiwe witwaga Karojo Ezekiya. Uwo mugabo yari umunyabyinshi, ariko abo bagabo bombi ntibamenyekanye cyane Murenge. Impamvu yatumye batamenyekana Murenge ntibahakoreye. Nka Karojo Hezekiya, ubuzima bwiwe bwose yabukoreye mu bihugu by'Abafurere, ni naho yabuze ubutumwa bwiza cyane. Ntakandi we yabukoreye mu Bafurero iminsi mike, ariko hanyuma yabwo abamisiyoneri bamutuma i Burundi. Aja kuba i Burundi. N'ubu hari amakanisa menshi. N'ejo bundi ndi hariya muri Mene twaganiriye n'umugabo witwa Meshake w'i Burundi, arambwira ngo iryo zina rya Samuel Ntakandi rirazwi cyane mu Burundi. Urumva abo nibo nari mvuze bakiriye ubutumwa bwiza bwa mbere hariya muri iriya misozi. Inyuma yabwo haje kwakira ubutumwa bwiza abandi, ari nabo bamenyekanye cyane nk'inkingi z'ubutumwa bwiza muri iriya misozi y'Umurenge. Haje kwakira ubutumwa bwiza Kajabika Andrea na Matayo Mungura n'umudamu witwaga Kibihira, waje no gupfa nyine azize ubutumwa bwiza. Abo rero nibo ba mbere bakiriye ubutumwa bwiza. Ngira ngo ikibazo cyanyu mwari mwambajije ngo se bahageze ryari. Ubutumwa bwiza kugira ngo bugere Murenge, nk'uko nari nabibabwiye, ntabwo bworohewe cyangwa se ntabwo byoroshye kubwakira. Ndetse kugeza ubwo bajyaga babatumamo abarimu, abapfurero, b'ababembe, ariko ntibabone inyungu y'ubwo butumwa bwiza. Bigezaho umumisiyoneri umwe w'Umwongereza witwaga Sikoti yarazamutse agera ahantu mu Turambo, aba ari uhanura, aravuga ngo umwuka w'Imana aramubwiye ngo aba bantu ntimwirushye cyane kubigisha, ngo kuko hari igihe kizashika Imana yonyine ikaboherezamo umwuka wera kandi bagatizwa ku bwinshi. Kandi niko byaje kugenda. Nari mvuze abo bantu ko ari batatu n'abandi baje nyuma yabo, yenda ntavuze amazina yabo, ariko nabo babatijwe muri icyo gihe. Ariko abo ngabo babatijwe bo nko mu 1945. Urumva hagati ya 32 na 45 hari umwanya muremure. Nabo kuva mu 1945 ukageza muri 50, kuko niho habaye ububyutse bukomeye, hakizwa abantu benshi kandi bakira agakiza, bakira Yesu nk'umwami wabo, uko wa muhanuzi Sikoti yari yarabivuze. Ndetse icyo gihe ho bageze naho ntawabigishaga, ahubwo habaga guhamagara ngo muze nsengere, muze mutwemeze. Urumva hari inyota y'ubutumwa bwiza no kubwakira, bitewe nyine n'iryo sukwa ry'umwuka wera ku bwinshi. Kugira ngo twaba duhagarariye aho ngaho,
mu ijambo ryacu rya mbere ry'ibanze. reka paseri nimba hari ikibazo. Ndashaka kubaza, hari ikibazo kijanye n'ubutumwa bwiza ukuntu bwaje mbere nk'uko ubishuje. Ndashaka kubaza, biza bivugwa ko abamisiyoneri b'abaturika ari bo babanjije kuza imbere muri kariya karere, nabo bagendaga bigisha bakangurira abantu kwakira agakiza, ariko ntabwo babonye abayoboke benshi cyangwa se abakristu benshi. Byatewe n'iki? None se ko baza mu murima umwe mu bantu bamwe kandi bagakoresha uburyo bumwe nyine bwo kugenda bahamagara abantu kwakira agakiza, nibo n'iki gituma batahiriwe ngo bagire abayoboke benshi? Murakoze cyane kuri icyo kibazo, kandi ikibazo cyiza. Kandi nyine murantunge kubera kuko nagiye mu ruhande rw'abaporo, kandi reka nubemo nuko nanjye ndiwe. Ariko abaturika ndetse nibo babaye aba mbere, kandi umukristo wabo wa mbere wakiriye ubutumwa bw'izi murenge ni Sebayani ariwe Mbasha. Ndetse reka mbonereho n'umwanya wo kubabwira kuko abe n'umudogiteri wa mbere mu banyamurenge ava mu baturika, kuko ni Jerome Gapangwa Musenyeri, uwo ni umwe muri bo. Ikibazo cyari kivuze ngo ese ko bose bavugaga ubutumwa bwiza kimwe, niki cyatumye abaturika bagira abayoboke bake? Ntabwo bari na bake cyane, ntabwo bari bake cyane, usibye ko ndetse bagitangira abantu benshi bayobotse idini ry'abaturika. Kubera iki? Kubera kuko ryaboroherezaga. Urabona, ari nko kunywa inzoga, kunywa itabi, ntacyo byari bitandukaniyeho cyane no kwemera mu buryo bw'abaporo n'ubw'abaturika. Babanje kuba benshi, nyuma baje kuvanwamo n'iki? No kubona imikorere y'umwuka wera wakoreraga mu matorero y'abaprotestati, nicyo cyatumye abaturika benshi bavamo. Kugeza ndetse n'ejo bundi muri za 62 kugeza na 7, ubwo habaga ububyutse bukomeye cyane, abari abaturika benshi baragaruka babatizwa mu mazi menshi. Ariko mbere bagitangira hari ahantu henshi wasanga abaturika bari bafite abayoboke batari bakeya. Ndagira ngo kuri icyo kibazo ni kuko nagisubizaho kirumvikana. Arakoze n'umubyeyi wacu Suiza. Naje reka nongereho muri ibyo biri, kuko pasiteri yari abakatolike cyangwa se bo muri katolike kubera iki babaye bakeya. Reka naje noneho nongereho abadivantisite. Urebye abadivantisite bariya bavuga yuko ari abo umunsi wa karindwi, ubirebye urebye mu majepfo ya Kivu usanga nta n'abahari, niko twavuga. Ariko wareba mu majyaruguru ya Kivu, aribo twita muri Nord Kivu, usanga bahari cyane bagwiriye. Biriya bintu wenda mwabimenye gute? Byatewe n'iki? Kubera ko abadivantiste batabaye benshi? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ni ukubera iki abayisilamu na tutagira iki kintu cy'abayisilamu cyane mu bwoko bwacu? Reka mvuge imurenge, reka mvuge imurenge muri generale, ndetse n'abafurero n'ababembe, kuko twese turi abantu batwiriya imurenge. Ni ukubera iki? Ni ukuvuga ngo nari ngubajije abadive n'abayisilamu. Murakoze cyane kuri icyo kibazo, kandi ikibazo cyiza gifite n'ishingiro. Ndagira ngo tugitangira hari icyo tuba twabanje kubanza, usibye gusa ko twamye twirukira imurenge. Ariko tuvuze kuza k'ubutumwa bwiza muri Kivu y'Amajyepfo,
bwazanywe n'abantu bavuye mu bihugu bitatu. Bwazanywe n'abari bavuye mu Bwongereza, aribo itorero ryabo bitaga IPMGB. Haza n'Abasedwa, aribo itorero baryitaga nyine baryiyitiriye Mission Libre Suédoise. Haza n'Abanoruveje, nayo bayitaga Mission Libre Norvégienne. Noneho abo bantu uko ari batatu bagaburana ariya materitwari. aba IPMGB baja muri Fizi, aba Mission Libre Suédoise baja Uvira, aba Mission Norvégienne baja Mwenga. Urumva noneho bama bajana ubwo butumwa bwiza, nta bandi ba misiyoneri bari bahari, nta n'irindi dini ryari rihari, yari amatorero atatu, kandi ayo matorero yose yari abapantekote, yari ay'abapantekote yose ko ari atatu. Ni nacyo gituma rero ubutumwa bwiza ubereye za Uvira hasi ukageza na ruguru i Murenge mu misozi, noneho bakiriye agakiza kazanywe n'abo bantu uko ari batatu, kandi baza ari abapantekote. Nta torero rero ry'Abadivantisite ryari rihari, nta nabababwiraga n'ubwo butumwa, ndetse ndatekereza ko habe natwe twabyize mu mateka y'itorero gusa tukiga ngo itorero ry'Abadivantisite, ariko ndabo tugira nta nabo tuza tubona. Niyo mpamvu yatumye Abadivantisite baba bakeya i Murenge cyangwa se muri iriya misozi. Rero sinabakeya nta nabaha. Mwari muvuze ibyerekeranye n'Abayisilamu. Abayisilamu ubereye Uvira na Bukavu na hehe no kugeza n'Ifizi, nta Bayisilamu babagaho, nta dini ryabo ryahabaga. N'abaje kuza baje nyuma cyane. Ubukristo bwaramaze gushinga imizi mu buryo bitaboroheraga guhindura abakristo ngo baba Abayisilamu. Ibyo byarabagoraga cyane, usibye kuko ubu ngubu bimaze gushinga intebe. Ariko mbere ntabwo byari biboroheye kuvuga ngo umukristo bamuhindure kuba umuyisilamu. Byarashobokaga umukatolike kuba umuporo, ahubwo n'umuporo wananiwe, reka mbyite gutyo, wananiwe wageze intege nkeya, niwe nawe wahindukiraga akaba umukatolike. Murambaza mutese iyo mpamvu yo kuvuga ngo unaniwe byagendaga bite? Ndabyibuka neza, na rimwe hari abasore bacu bananiwe bajya kwirubura mu Baturika, ngo buce padiri araza kumbaza, arambwira ngo hari abakristo bawe ngo baje kwirubura iwacu, ubwo se mbakire ngo cyangwa mbigenze nte? Ndamubwira nti ubwo baje iwawe ndakwemerera ugende ubajyane, nimba baratunaniye wewe nubona uzobashobora ndabikwemereye kabisa, nta rubanza ruhari. Bishaka kuvuga iki? Bivuga ko bari barakiriye ubutumwa mu buryo bwari bwarabahinduye cyane, batoshobora kandi guhindurwa n'izindi nyigisho z'Abayisilamu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu hatabonetse idini ry'Abayisilamu kugeza n'uno munsi duhaye tuvuga. Ndatekereza kuko abantu bajanye Abayisilamu n'abana bakumva ko Abayisilamu baza basenga nuko bavuga. Ni bariya abasirikare bagiye bava mu bindi bihugu, cyane cyane bariya bo muri MONUSCO, nabo nibo bazanye idini ry'Abayisilamu. Ariko kugeza n'ubu sinibwira ko sinzi, yenda niye kuvuga ngo ntawubaho abeshya, ariko mubozi ntawenzi. Ndagira ngo n'ubundi nk'uko bivugwa, abazungu ni abantu batagira akajagari. Ntibyakundaga ko umuzungu yinjira muri teritware aho uwundi yagiye ashinga ibikorwa kugira ngo aze gushinga ibindi, ni nko kumuvuguruza. Noneho kubw'iyo mpamvu bigatuma hahandi uriya yagiye za nyigisho ziwe noneho zimaze gukomera, n'umwuka wera amaze kwemeza abantu, ntibiborohere nyine guhindura ngo baje mu yandi madini. Iyo nayo ngira ngo ni iyindi mpamvu yabiteye. Iyo ni iyindi mpamvu yabiteye, kandi twabivuze kuko bariya ko ari batatu bose bari n'abapentekote, inyigisho zabo zose zari kimwe. Usanga nubwo bari Mwenga, abandi bakaba Ifizi, abandi bakaba za Uvira, bagiraga konferanse yabo imwe,
konferanse yabo imwe bakagira igiterane kinini cyane bose bakaba abanyamwuka. Urumva rero nta buryo andi madini yona binjiriyemo kubera kuko bari baramaze kuhafata basa n'abahigaruye. biroreka yego. Arakoze umubyeyi wacu ku kiganiro cyiza akomeje kutugezaho. Turakomeje turimo turaganira hejuru y'ukuntu ubutumwa bwageze i Murenge, ndetse yagerageje kutubwira mbere yaho ubutumwa butaragera i Murenge uburyo byari bimeze. Hari ikintu wakomojeho muvuga ngo mwasengaga za Ryangombe, cyane cyane je numva bavuga Ryangombe, ariko hari ikindi kigirwamana wavuze ngo ni Binego. ngo ni Binego. Iyi Binego nayo yari nka Ryangombe. Ese ni ahantu mwazisangaga zubakiye nazo mwagendaga nka kuriya abantu baza bavuga ngo tugiye gusenga, hari ahantu hameze gute? Iba nk'udushushanyiriza, noneho tubigire mu shusho twumve, kugira ngo n'ejo urabona niyo abantu basenga, abantu batekereza ibintu bitandukanye, abantu baza bagira imaje y'ikintu y'ukuntu cyari kimeze. Niyo abantu bavuga amahistware, abantu bazavuga ati ni uku byari bimeze. Iyi Binego yo yari imeze gute? Cyangwa se iyi Ryangombe mwajaga kuyisenga ahantu hameze gute? Abahari batwumva barajya kunihanganira kubera kuko twebwe tumaze gukizwa twashatse kuva mu mihango yose yakorwaga kugeza aho tugera n'aho twabyibaga. Niyo mpamvu ituma mu byo njya kuvuga uzumva kuko yenda hari aho twavuze bigasa nk'aho ari amafuti kuri we, azamenye ko twe twabivuyemo kera, binadutera guhita tubyibaga. Ariko Binego nk'uko nabivuze mbere yari imana y'ingabo, naho Ryangombe yari imana y'ingore. Habe no mu gusenga basengaga bavuga ngo abahereza ibyara cyangwa abahereza itunga kuko babisabaga. Imana y'ingore ikikiriza ikavuga yo ko izabitanga, kandi igitangaje nuko yajyaga yikiriza gutyo, baye basaba abana ari n'ingumba, ariko akikiriza ngo azatanga abana. Ariko Binego ikavuga ngo njyewe nzambyarwa ariko simbyara. Ni ukuvuga kuko yari ifite intege nkeya, nta bana yatangaga, nta n'ibyo yari ifite. Noneho hari aho wavuze ute se bajyaga kubisenga he? Bubakaga ikintu bita ngo ni igitabo. Icyo gitabo bakubaka ahantu heza, bakanahategura utwatsi twiza cyane, bakahajya rero bakajya gusenga, bagapfukama bakanasengaga. Noneho bagasenga Ryangombe na Binego, ariko bagasenga n'abazimu b'abantu babo ba kera. Ibyo byo ndabyibuka neza kuko nabonye sogokuru asenga nyirakuru. Ndetse ngera naho namubaza ubwanjye, ndamubaza ati kuko urasenga ngo arakumva ko yipfiriye atakibaho, uriko urasenga ngo ugire gute? Yari umuntu nyine ukomeye cyane muri iryo dini ryiwe, niba ryite dini. Amererwa nabi cyane, aranirukana. Aravuga ngo wagiye mu mana z'abazungu nicyo kiri mu mutima imana yacu, ariko aranyumva ye. Bizeraga kuko iyo mana ibumva. Noneho rero baba bagize ibyabo bakajya guterekera. Icyo gihe bagendaga bakaraguza. Kuraguza ni iki? Kuraguza ni nko kujya kubaza abahanuzi, noneho bakababaza ngo ese tubwire gute? Babaragu bakababwira ngo igihaye kigutera ibi byago ni iki ngiki, none kugira ngo icyo cyago kikuveho ugenda ugitambira igitambo. Nicyo gihe bagendaga bagatamba inka, bakazitura, zikabagwa, imandwa zikajyaho, bagaterekera. Noneho bakavuga ngo inzu zeze, cyangwa se nuko guterekera bumviwe. Bagasa nk'abashima kuko Imana yabahaye ibyara, yabahaye itunga, yabahaye kororoka, yabahaye kubaho. Kandi barabyizeraga mu buryo ni croyance y'abapagani, ariko kandi hari n'ibyo yanakora kuko ibyo abantu bizera birakora. Tukiri aho wenda ndaza guheza pasiteri nawe araza kubaza. Hari ikibazo hari ikintu ntekereje muri uyu mwanya igihe wari muvuga. Noneho tuve kuri sogokuru wawe. Ufite ku rugero ntushaka gufata ibisekuruza bitatu.
imbere yawe, kandi ndabizi kuko ntabwo ari na kure cyane, ni hafi cyane. Bariya abantu bari bataramenya Imana, kandi kano gakiza namwe kugira ngo mukabone ni uko bano bazungu bari bakazanye. Ese bariya bantu babuze, reka mbyite kuko babuze ubazanira agakiza, bariya bantu bagiye kwa Satani, bariya bantu Imana izaba, kuko ubitekereje urabona nkaho bari mu kintu batazi. Wenda iyo nabo baje kubona Imana, baje kubona ubwo butumwa, wenda baba baremeye kuko namwe mwabubonye muremera. Ese hariya hantu bariya bantu bagiye kwa Satani, bariya mu buryo bwa Bibiliya urashobora kubisigura? Icyo ni ikibazo cya teoloji kandi gikomeye kitoroshye, kigomba gutwara umwanya kuciga no kubisubiza. Ariko kandi hari aho Bibiliya ivuga ngo abapfuye bazi amategeko bazacirwa urubanza bikurikiranye n'amategeko bari bazi. Abapfuye batazi amategeko bazacirwa urubanza bikurikiranye n'ibyo twita ngo ni zamiri mu Giswahili, ariko baza mu Kinyarwanda babyita ngo ni umutima nama, ubundi bamwe bakanabyita ngo ni umutima uhana. Urumva ibyo nibyo bizabacira urubanza, kandi ngatekereza ko twebwe twakwirinda guca urubanza kuko uzaruca arahari. Uzaruca arahari. Niba azabacira urubanza rwo kurimbuka, ibyo ni ibyiwe. Niba azabacira urubanza rw'imbabazi, ntituzi izo mbabazi aho azazishingira. Ariko niho navuze ngo icyo ni ikibazo cya teoloji gikomeye kugeza n'uno munsi n'abateoloji batarabonera isubizo, kuko nabo iminsi yose bahora muri izo mpaka bibaza ngo ese abo bantu bazamera bate. Ariko nari mvuze ngo yenda bazacirwa urubanza bikurikiranye na ririya jambo ry'Imana rivuga ngo abapfuye bazi amategeko, imanza zabo zizacirwa n'amategeko. Abapfuye batayazi bazacirwa imanza n'imitimanama yabo, cyangwa se imitima ihana. Murakoze cyane. Reka pasiteri agire. Nanjye si ikibazo ndongera aho bukeya. Noneho Imana icyatumye irema umuntu ikamurutisha inyamaswa, nuko yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo muri we, umuntu aba muzima. Noneho uriya mutima yamushizemo niwo mutima wo kuramya. Ushobora kuramya nabi cyangwa se ukaramya neza, ariko uriya mutima w'Imana yashize mu muntu niwo ugenda uyishakisha. Ninka network niko twavuga, ingenda ishakisha. Nicyo gituma bariya nabo kuriya kugenda baraguza gukabakaba no kuma gushaka Imana, ni wa mutima uba uri mu muntu. Noneho akavuga ngo ko bikose hari ikintu kibuze, hari ikintu nkeneye, akumva akeneye Imana. Nicyo gituma nyine nk'uko umubyeyi yabivuze, biragoye guca urubanza ngo umenye ngo umuntu yagiye mu ijuru gute, ko yarangije. Icyo ni ikibazo ciwe n'Imana uko yamujanye. Twebwe ntituba duhaye tubona. Hariho ndetse n'abandi baza bambabaye kabaza ibibazo bitari byiza, ngo se nk'uyu muntu ngo mbere y'uko apfa ngo yavuze ngo se ngo wari uwo ngo baganiriye, ngo wari uwo yasabye imbabazi. Icyo ngicyo nta muntu yaba byari ngombwa ngo abantu baze bareka kubaza bene ibyo bibazo. Twebwe nitubona umuntu yarangije, yego hariho abantu Imana ihumekera bagahamagara bakaraga bagasezera, ibyo ni byiza cyane. Ariko utasezeye abantu akajanwa n'Imana, ntiyakwiriye kuba ibindi bibazo. Murakoze. Ndagira ngo yenda kiraka. Reka nongereho akandi gatoya. Abanyamurenge kuriya mubabona nubwo basenganiye bigirwamana, hari akantu uzatekereza nkabona ko muri bo no mu Baroma, ndagira ngo harabivuga, haravuga ngo abantu barakabakabye bahaye bashaka Imana.
barakabakaba nubwo batabashije kubishyikira neza ariko bariko bakabakaba mu Banyamulenge. Ikintu cya mbere kigaragaza kuko bashakaga Imana nubwo batayigezeho yenda sinzi kuvuga gutyo nabyo birasa nkaho biremereye, kandi yenda tutazi ko batayigezeho nuko bari bazi ko hari umwana w'intama w'Imana, n'intama zonyine ubwazo bororaga. Cyari ikizira ushira umugozi mu kuguru kw'intama, kuko bavuga ngo rega ngo umwana w'intama ntakwiye kubohwa ukuguru, ahubwo bakayipfundika umugozi hano mu gituza, naho niho bajaniraga intama. Noneho n'igihe baterekera ntabwo basigaga hatariho intama. Bishaka kutwereka iki? Bishaka kutwereka ko hari akantu k'agasanira bagiraga gatekereza hejuru y'umwana w'intama. Umwana w'intama ugira gute ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ntabwo bawuhamyaga gutyo kuko twe tubivuze, ariko kandi twibaza ngo ese kubera iki? Kubera iki iyi ntama itaburaga mu byo mu gihe bajya gusenga, mu gihe bajya guterekera? Ngatekereza ngo ni nayo mpamvu nyine tutagomba no guca urubanza kuko uzaruca arahari. Hariya pasiteri yaravuze nk'abantu bakunda kubaza ngo ese yapfuye avuze iki, yapfuye ageze gute? Tugiye muri ibyo ngo abapfuye bavuze horokoka bake, kubera kuko hari abantu bakubitwa n'inkuba, hari abantu bagira amakisida n'indege. None se abo babonye uwuhe mwanya wo kugira icyo baba? Ariko ndatekereza ko umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami we akamwizera nk'umukiza we, umutima wiwe n'akanwa ke bikabihamya, uwo muntu ntitwakagombye no kumucira urubanza kuko ntituzi urubanza rwe n'Imana. Urwo rero ni urubanza turekera Imana. Hari n'abo twizeraga ko ari abakristo tutazabonayo, ariko yenda dusange yabo twigeze dutekereza ko ari abakristo, kuko Imana yo ntireba nk'abantu, ireba imbere mu mutima. Ngo nakunongeraga harakoze umubyeyi wacu ku bisubizo byiza akomeje kutubwira. Mu by'ukuri ikiganiro cyacu kirimo kiragenda neza. Ikindi kibazo nshaka kubaza, wabaje kutubwira ubutumwa butaragera Imurenge, utubwira bumaze kugera Imurenge, ariko hari ikintu nibajije. Hari ibintu bibiri biza bijana, hariho kumenya Imana mukayakira, icyo gihe mwari mumaze kuyakira, ariko se ni gute kuko mumaze kumenya Imana, mumaze kwakira agakiza, hakagombye gukurikira ikintu cyo gusoma? Ni gute ese babazaniye ibitabo, bazaniye ibitabo mu yihe mvugo? Nimba barabazaniye mu Cyongereza, ese icyo Cyongereza mwari mukizi? Nimba barabazaniye mu Gifaransa, ese icyo Gifaransa mwari mukizi? Nimba ari Igiswahili barabazaniye ibitabo mu Bibiliya mu Giswahili, ese Bibiliya mwari muzi Igiswahili? Nimba ari n'icyo Ikinyarwanda, reka tuvuge Ikinyarwanda kuko nibyo tuzi, Ikinyarwanda mwari muzi gusoma? Ibyo bintu mwari byifashemo mute muri icyo gihe? Urakoze cyane, urakoze kubaza icyo kibazo. Ariko kandi nabivuze ngo ubutumwa bwiza nibwo bujya bubatura umuntu. Noneho rero narimvuze ngo abo bantu bakurikiyeho bazanye ibyo bitambaro bigisha abantu gusoma, babigisha no kwandika. Ndetse n'abarimu bacu batwigishije gusoma no kwandika, umuntu aza yibaza aho bari baranabikuye. Ndabyibuka njyewe umwarimu wanjye yari Petero Nzamu, ese umugabo muturanye hano Nyundo, niwe mwarimu wanigishije. Hawe n'ejo nariko nseka ukuntu yazaga atubwira ngo nyorosha herufi. Nkabaza ntese we ninde wari waramubwiye kunyorosha iyo herufi? Niwe ninde wari warabimwigishije? Urumva ni ibintu byabaye mu buryo butangaje. Ariko nyine bavuye kuri ibyo bitambaro, baba bagize n'inyota yo kujya kwiga amashuri. Kandi kubera kuko nyine ubutumwa bwari bwaba batuye, byari ngombwa ko batekereza no kujya kwiga. Ngaho rero ahavuye Abanyamulenge kujya kwiga bakagira amashuri, bajya kuyigira kure, mu buryo nyuma byabaye ngombwa kuko bari abantu batubanjirije bakoze imirimo itangaje cyane. Ni nabo bashatse amasomo kugira ngo abana baje bigira
amashuri iwabo. Ariko twebwe twigiye mu Bapfurero, twigiye ahantu i Remera. Iyo ngeze aho bija bimbabaza cyane kubera kuko ubu Abapfurero n'Abanyamulenge barahindukanye, ariko kandi hari ubushuti bukomeye cyane cyane mu buryo twigiye mu Bapfurero, ariko kandi nta n'amaripo twatangaga kubera kuko bari inshuti zikomeye n'ubwira bukomeye, kandi ukisanga uri muri uwo muryango, ukisanga nta kibazo uhafite. Bariga, bize za primaire, za segonderi, baragenderera kugeza na bugingo n'ubu. Ariko rero amatorero aza gusaba n'amashuri arabegera. ese tukiri aho ni ukuvuga n'Abapfurero n'Ababembe nabo nico gihe ubutumwa bwabaziye cyangwa bo babumenye mbere, Abanyamulenge muza kubumenya nyuma? Navuze kuko ibo ubutumwa bwiza bwabagezemo mu 1921. Barakomeza, ariko nabo bagiramwo abarimu gusa, abapasiteri bari bake kugeza mu 1960 muri independance. Muri independance niho basengeye abapasiteri ba mbere, kuko bariko babategura kugira ngo batsimbure ba misiyoneri. Ariko ubundi imbere hose abari bakuriye amatorero n'abayayoboraga ni ba misiyoneri. Ariko Abapfurero bo barimwo abarimu, barimwo abakristo bakomeye nyine. Niho nanavuze ngo barimwo nabo bita ngo n'abakuru b'itorero, ariko bari batarabamwo nabo pasiteri wa mbere, abo twita cyane ba revera. nshobora kubaza ikibazo cyerekeranye n'ukuntu ababyeyi b'Abanyamulenge bahungishaga abana babo kugira ngo bataja ku ishuri. None se ntibari bizeye abazungu? N'iki cyabibateraga kugira ngo abana batiga, kandi bazi ngo abazungu bazanye ubwenge, bashobora kwigisha abana babo ubwenge? Ntabwo babizeraga kubera kuko abazungu bababonagamwo kubahaburira abana babo, ahubwo kubateramo umutima w'uburara. Noneho rero bituma bavuga kuko abana babo batagomba kwiga amashuri ngo bazahabuke bararuke bate n'inka zabo, cyane cyane naho babonaga ho guta amatungo yabo abana bakabibirara. Bituma rero banga kuko baja kwiga. Reka dukomeze wenda tuza no kugana ku musozo, ariko tukiri aho ngaho, arakoze umubyeyi wacu. Twavuze kuko ari amahirwe menshi cyane kubana n'umubyeyi wacu hano muri studio. Ikibazo nshaka kubaza ni ikintu kijanye amakanisa ageze Murenge, cyangwa se kuko twakomeje tubivuga, ubutumwa bugeze Murenge, burakwiriye Murenge hose, abantu barabumenye. Ikibazo nshaka kubaza, none iyo ubonye, iyo urebye, ndatekereza kuko uri mu bantu bakuze babaye ico gihe nyine ubutumwa bugishika kugeza n'uyu munsi. Ndatekereza wenda abagihari ni bakeya cyane, wenda uraza kubitubwira. Ariko iyo ugereranyije ico gihe n'ubu ngubu, igihe c'ubuzutse, ubuzutse buraza, wenda bugera igihe busa n'ubugenze gahoro, ariko kuva ico gihe n'ubu ngubu, ni gute ubona hari itandukaniro? Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ubutumwa buzi Murenge nk'uko mwari mubibajije, bwaraje buzana nyine n'amashuri, buzana ndetse n'ibitaro, kuko ni akantu kose dufite muri Murenge, dufite muri ya misozi kose kaciye mu ikanisa. Nta kantu na kamwe kazanywe na leta, ariko ibintu byose byazanywe n'ikanisa. Ikanisa naryo ntabwo byoroshye kugira ngo tubone ibyo abandi bita za paruwasi. Byaratugoye cyane kugira ngo tubone za paruwasi. Tekereza nawe nyine k'icyo gihe abantu twavuze bakirijwe, ariko ikintu cyitwa paruwasi cyangwa se ubwigenge mu matorero twabubonye mu 1978. Nk'uko wari unabibajije uti ndagira ngo no mu basigaye nimwe bakeya. Reka mbabwire ko no muri abo biswa abarevera bwa mbere Murenge, njyewe mbarimo, kuko badusengeye turi abantu 4 abaye ba revera aba mbere
i Murenge. Ni nje na Rugabirwa na Makombe na Rwizihirwa ku Kabara, dukurikiranye n'amatorero twari turimo y'abasedwa. Ay'abanoruveje nayo yaje kubatanga nyuma y'amezi makeya, niho habaye abandi ba revera, ndetse na nyuma kandi y'amezi makeya no muri metodiste, kuko metodiste yaje na nyuma yo cyane, yaje nyuma. Nababwiye kuko mbere bagitangira ari ayo matorero 3 gusa yabayeho. Nyuma yabwo haza kuza metodiste, kandi nayo igihe yazaga naho habaye intambara nk'izi muri mukumva zabaye hagati ya Sepeza na Kadezi. Njyewe nanabaye muri icyo gihe cya metodiste. Metodiste iza nayo twabonye intambara zayo, kubera kuko ari ikintu gishya kiba kije, abantu bakagifata ukundi, bakibwira kuko bagiye kwica imyemerere yabo, ugasanga rero intambara zirabaye. Ariko na nyuma yabwo nabo baje kubasengeramwo ababa ba revera, ndetse gabo nyuma babamwo ba Seretanda, babamwo amazina ni menshi bagenda bitwa, kandi ayo yabayeho. Ndagira ngo mu byo warubashije nyine ni bakeya nyine basigaye, ni bakeya basigaye, ariko abandi benshi barashaje baragiye. Ariko habe n'abariho nabo ndabona nawe iminsi hayigenda. Oya, Imana ibafashe, turacabakeneye kugira ngo mukomeze mutubwire amateka ya kera, kuko ni biblioteke tuba twifuza gukomeza kuvuga. Kandi ndatekereza ubu nuva hano ukagenda ukagera ahandi, uzahura n'abandi, wongera ubisubiremo, wongera uvuge. Mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane tuzadukunda twebwe ab'ubu ngubu. Iza numva bavuga ngo ntawuzi nimba ari ukuri, ariko bavuga ko ngo ukuntu abanyamurenge bakunda Imana. Donc muri village ahantu abantu batuye, usanga abanyamurenge bagatura mu nzu z'ibyatsi, ariko ikanisa ryabo ugasanga ngo bayubakishije amabati cyangwa se amanjanja. Babivugaga mu buryo bw'ukuntu abanyamurenge bakunda Imana cyane. Ikintu nshaka kubaza umubyeyi wacu ni ikintu kijanye nyine n'ukuntu dusenga Imana abanyamurenge. Uragenda wareba ahantu hose bagiye bagera mu bihugu bagezemo, usanga activite menshi, ibikorwa byinshi ubisanga twibanda cyane ubisanga mu matorero, ndetse n'ibikorwa by'amajambere. Umuntu yaje gukora igikorwa cy'amajambere akaza mu itorero. Ikintu cyose bino bintu iyo ubitekereje ubona hari umusaruro, ubona hari ikintu bidufasha twebwe ba none, reka mvuge abakristo bariho none, muri biriya bintu zo ikintu cyose mu nsengero abanyamurenge, kugira ngo ubone umunyamurenge ufite izindi business barahari, ariko cyane nka 95% usanga ari ibintu bijanye n'amatorero. Bino bintu babibona ute? Murakoze cyane. Ndatekereza ngo reka banabirozi iyo ngiyo, nuko no mu kwakira agakiza kabo bakiriye agakiza bose ntawe usigaye. Kuko ni imihana myinshi twari turimo, wasangaga yenda mu muhana, ariko nabwo simbyemera, harimo umuntu umwe utizera, umwe, ariko nawe sinzi, kubera kuko narinje ko gutekereza nsanga iwacu aho twari turi utizera ntawe mbona, ahubwo uwo twitaga umunyendege nkeya n'umukatolike. Urumva abandi bose bari abakristo. Ngatekereza ngo ni nayo mpamvu n'ubu bikibakurikirana, biracyabakurikirana, kuko n'ibirya base bagendeyemo, n'ibirya base bakoze nabo biracyabakurikirana, naho bagiye nanone ugasanga ugasanga nanone ibikorwa byabo barabijyana mu ikanisa. Kandi habe nanje nubaha iyo nama mbabwira ngo ni ukuri, ikanisa niryo ryatugize abo turibo, niryo ryaduteje imbere.
niyo mpamvu rero n'abakora ibikorwa byabo babijyana mu nsengero, jewe novuga ngo kuraje kabisa, kuko niho Imana yabasanze, ni naho bagomba gukorera. Hari ahandi wari wambajije uti ese nk'icyo gihe amakanisa y'icyo gihe n'ay'ubu ngubu murabona bitandukaniye hehe? Hari itandukaniro ho hatoya. Itandukaniro ririho ni uko abantu b'ubu hari amatorero amwe ugasanga birasa nk'aho atari impamvu y'itorero, ariko harimo nk'ikindi gikorwa cy'ubucuruzi bashaka kujyana no mu itorero. Ugasanga ndetse hari n'ayo marushanwa, noneho ukabona ni nkacyo bagamijeho cyane, birasa nk'aho ari ubucuruzi. Ako niko kantu kamwe turemarika, ukabona icya kabiri ni uko abapasiteri b'ubu aho kuvuga ngo bahure yenda baje n'inama baganire ku kintu cy'ikibazo bahuye nacyo, ahubwo ariho baza barushaho gusa naho umwe avuze ati mbonye amahirwe, ubwo uyu wacu agize ibibazo reka ndetse ncoceye kugira ngo n'abantu bamumveho bagana iwanjye. Ariko abandi twagiraga ibibazo tugahura tukabiganiraho, usibye ko haje kuza ikibazo cyaje kutunanira ni icya Kadeze na Sepake, ariko nacyo cyatewe n'ibihe byari bibaye bibi. Hinjiriramwo nticyaba kikibaye igipasitori, ariko hinjiriramo ikindi kintu cy'ubuhanuzi, nabwo abapasiteri bananiwe kujera, ngo bananirwe kujera kibazanira ibibazo byo gutandukanya amakanisa kugeza na bugingo n'ubu. Ni kuko nubivuga. Murakoze cyane. Hari ikibazo mbaza cyerekeye amakanisa kunga abantu. Kuva kera twakuze tukiri abana twumva amacakubiri hagati y'abaturage, abo mvuga ni abanyamurenge, abapfurero n'ababembe n'abanyintu, ndetse kigeze ubu ngubu aho gisambura imihana, kigatera n'urwango hagati y'abantu, ku buryo nk'uko tubizi nta mupagani uri hariya muri kariya karere. Bariya abantu bose ni abakirisitu, n'abari mu gihuru n'abari imusozi ni abakirisitu, batwara za bibiliya ku manywa, nijoro bakazibika bagatora imbunda bakaja kwicana, bagakora biriya bintu byose bibi bigayitse. Ariko njyewe nabyitegereza nkabona habayeho intege nkeya z'amakanisa. Byenda ndatekereza ngo iyo abapasiteri baja guhaguruka noneho muri arya makanisa ko ari atatu, bagahaguruka bagaterana bakavuga ngo twebwe ibingibi turabyanze, ku buryo noneho abanyepolitike nabo bakeya byenda barengera inyungu zabo bategetse ikanisa. Urumva ibintu iyo bibushanye nyine bigira ingaruka mbi. Ariko njyewe ngatekereza ngo se iyo abapasiteri bahaguruka, abapasiteri b'ababembe n'abanyintu n'abanyamurenge, kubera kuko basangiye iriya kanisa, kandi bariya banyapolitike bose baduteza ingorane, aba ni ababyeyi babo bari kubabwira ngo ya twebwe ikanisa ryaraje. Noneho wari uvuze ko na konferanse bazikoreraga hamwe. None byatewe n'iki izo ntege nkeya kugeza aho igihugu gisenyuka bigeze aha ngaha? Cyangwa se hari inama zigeze kuhaba zabo bapasiteri z'ubumwe bw'amakanisa kugira ngo bahoshe ibyo bintu? Zabayeho, ariko nazo zibigiramo intege nke. Reka mbivuge gutyo, kubera kuko umurere yaje nk'ikintu kigudutse vuba,
kigwirira nk'abantu ntibashoka bakibona. Ariko muri Murere ibahati zose n'icyakijije abantu nuko ikanisa ryari rikiri zizima. Abapasiteri barahaguruka baranabyiyama. Ndamwibuka umupasiteri umwe witwaga Mujogo, bishe pasiteri Karamudoga w'umunyamurenge, abamayi bamaze kumwica, aravuga ngo bamwiciye umwana we ngo none ntiyaba kibaye itombwe. Ahita yimuka aragenda Bukavu, ni nayo yaguye, ntiyongeye gusubira itombwe. Yaravuze ngo ntiyaba mu gihugu cisha umwana we. Urumva bari bagifite umutima ki, umutima wo kuvuga ngo aba n'abana bacu twababyaye mu gakiza, kandi ibyago bibabayeho biba byatubayeho. Ariko nyuma habaye intege nke, bisa nk'aho n'abapasiteri nabo babaye muri bene wabo. Iya mirwano basa nubwo batafashe imbunda ngo bajye kurwana, ariko basa naho nabo bashigikiye impande zihaye zirwana. Ni kenshi bagiye bagira amanama, bakavuga ngo twiyame ibi bintu, kandi bagatuma n'abantu, ariko bakabatuma bakagenda ngo bagiye guhuza abantu, kandi harimwo abahaye baja no kubatandukanya. Ikindi cyongeyeho ndagira ngo ntekereza, igipasiteri cyageze aho cinjirwamo na politiki. No mu bapasiteri bonyine ubwabo bamwe babamwo abanyepolitiki, babamwo abapolitisiye. Noneho rero kubera inyungu za politike izi kanisa zikaba nke. Uruhande rero rw'ikanisa rugira intege nkeya cyane, ni nacyo gituma n'ubu ngubu hari intambara. Mwari muvuze muti ari abanyamurenge barasenga baratwara za Bibiliya, ari abapfurero, ari abanyiru. Ikigutangaza nuko kugeza n'ubu uyu munsi duhaye tuvuga gutya, abapfurero iyo bahungiye bari mu gusenga ngo Mana udutsindire abanyarwanda cyangwa se abanyamurenge. Abanyamurenge nabo baravuga bati Mana udutsindire abanyiru n'ababembe. Kandi uko niko banahanura, bamwe bakavuga bati Imana yatubwiye ngo tuzabatsinda, abandi nabo bati Imana yatubwiye ngo tuzabatsinda. Ugasanga rero harimwo inyungu z'amoko kuruta inyungu z'ubukristo. Ubukristo bwagize nk'intege nkeya, bituma butagira imbaraga. Reba habe no mu matorero, niho nari mbabwiye nti n'amatorero yananiwe kwikiza. Kubera iki? Kubera kuko abapasiteri ntibakirwanira bwa bumwe, ariko ahubwo bararwanira inyungu z'amoko cyangwa se z'imirara. Birumvikana. Turimo turagera ku musozo w'ibiganiro byacu. Umubyeyi wacu arakoze. Mbere yo kurangiza ndaza guheza pasiteri, wenda nawe araza kubaza, ariko mfite ibibazo bibiri nshaka kubaza umushumba hano cyangwa se umubyeyi wacu. Birashoboka kuba ari ibibazo, ariko ni ibibazo bisanzwe. Ndakubaza ibibazo bibiri. Ni iki kiza kigutera umubabaro? Wenda ukarara udasinziriye ukagira gute? Ni iki kiguteza umubabaro cyane kuba utari Murenge uyu munsi? Ico ni kimwe. Icya kabiri, ndabona ufite imyaka ikuze, ubu nyine ico guhindura umusore, ukaba mu musore, ariko ukaja muri kariyeri yawe nyine watangiye gukorera Imana. Uzawumva ari iki wakora, cyangwa se uzawumva ari iki utakoze neza mu buryo ariho washira imbaraga zawe? Sinzi nimba wumvise cyangwa nasubiramo. Kumva numvise, usibye ko rimwe umuntu ashobora kumva ariko yenda gusubiza akaba ariko kujya kugora. Wambajije ngo ese ni iki kintu kiza kintera umubabaro kuko uyu munsi ntari Murenge? Hari byinshi bintera umubabaro, ariko reka mvuge gutya. Kandi nyine ukubajije icyo kibazo niko bimeze. Iyo mbitekereje nkibuka amatorero twari twarubatse, kibuka ko none nta na rimwe rikiriho, n'iririho naryo riri
riri ahantu h'ubuhunzi. Iyo nibutse ibyo bintu nkibuka imbaraga twashoye muri uwo murimo, muri uko gukora, nkibuka ko none nta bikiriho, kandi nkibuka kuko byasenywe n'abandi, byasenywe na ba bandi bose twasangiraga, ba bandi bose bari abakristo bacu. Icyo kintu kijya kimbabaza cyane cyane, kigatuma ndara ndasinziriye. Gusa rero habe n'abo bapfu rero nyine duhaye tuvuga mugani wanyu, nabo n'abana bacu. Njyewe njya kubasezera nimuka, nagiye kubasezera iwabo, bari basigaye ari n'abasepake, natwe turi abakadesi. Barambwiye ngo, bahaye barira, barambwira ngo birashoboka ko utari wiyizi uwo uriwe. Bati twebwe uwo twitaga mucungaje hano muri kino kibira cyose, bati ni wewe. None mucungaje uradusize, ngo abandi tuza tubita ba pasiteri, bati ariko wewe uri mucungaje. Noneho twese turicara hamwe nabo turarira. N'ubu iyo mbitekereje nkamenya ngo abo nibo bahaye bicana, bijya bimbabaza cyane, bijya bimbabaza, kuko nabo mu gusezerana twese twararize. Bagera n'aho bavuga ngo, bavuze mu rurimi rwabo rw'igipfurero, baravuga ngo iki gihugu ngo kirimo idaki, ni ukuvuga ngo iki gihugu kirimo umuvumo. Bati ni ukuvuga ngo umuntu wese wakoreye iki gihugu ntawe uzapfa ngo tukimuhambemo. Bati ejo bundi Andrea yaragiye, none nawe uramukurikiye. Bati iki gihugu rero kirimo umuvumo. Ubu nsigaye navuga ngo biranashoboka ibyo bari ko babivuga nk'abantu, ariko harimo n'ubuhanuzi, kubera yuko kuvuga ngo abakozi bakoreye Imana bose ngo bavuye muri icyo gihugu baragitaye, ntabwo cyagira amahoro, ntabwo cyagira amahoro. Kubera iyo mpamvu rero ibyo bintu bijya bimbabaza, birambabaza cyane iyo nibutse ko kiriya gihugu cyahindutse amatongo. Biza bituma mera nka kurya kwa Nehemiya yavugaga ngo iwabo ngo yabuzwa n'iki kubabara, inkike z'iwabo zarahiye, ibituro bya basekuru byaratwitswe, amarembo y'inkike zabo yarahiye. Natwe nta cyatubuza kubabara, duhaye twibuka. Reka ntange urugero rutoya gusa, nk'iyo nibutse Bijomo, paruwase nari nyoboye, kongera nkayibuka nka district nari nyoboye, nkibuka ngo none ntayikiriho. N'ejo bundi uwacu wari wasigaye kumushumba nawe yaraje, nta cyatuma tutababara. Ni icyifuzo umuntu nza nsengera Imana nkavuga ngo Mana, byibura uzampe kubaho, nzumve nubwo ntazajyayo, ariko nzumve ngo bongeye gusubirayo, batangiye byibura kandi bari muri ya matorero. Ariko ubundi bitabaye nza mbona ko umubabaro uzaba ari mwinshi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri warubajije ute se kuno munsi wakuhindura ukaba umusore, niki wakora mu byo yenda ubona utabashije gukora neza? Ni ibintu nka bibiri. Ikintu cya mbere nokora none bampinduye umusore, sibye ko ntohindukaho, ariko ahubwo reka mbivuge gutyo kugira ngo abasore bo bahaye bantu noneho ibo bazagende bakora icyo kintu. Ikintu cya mbere nokora najya guteza itorero ryacu imbere, kubera kuko twari twarubatse amatorero ariko ntitwibuka kuko itorero ari umubyeyi, kandi umubyeyi uganwa n'abantu benshi. Noneho itorero risa nkaho ari irikene. Noneho rero nkavuga ngo ikintu cya mbere nokora, noshaka ukuntu itorero rigira ubukire kugira ngo riganwe n'abantu bose, kubera kuko muri bwa bukire ribugize kuno munsi dufite abapfakazi n'imfubyi zitabarika, zitanafite kirengera, zidafite gitabara, n'abagize ngo barabatabara nabo urasanga bahaye bicwa mu zindi nzira. Ariko nkavuga ngo itorero ry'Imana rikize rigakira, na ziriya mfubyi zorirera kuko n'ababyeyi babo, bariya abapfakazi bobaho mu buzima bwiza, bobaho mu buzima bwiza kuko itorero riba rihaye ribafasha. Ngiki kintu nza numva najya gukora. Ariko rero kuko ganje bitagishobotse ngo mbe umusore, ndifuriza abatwumva kandi bafite umuhamagaro w'Imana, ndabifuriza kuko ubabera umutwaro, bakazawujyana bagashakira itorero uburyo riba rikize kugira ngo rifashe bariya bantu.
arakoze, reka twumve pasiteri hariya nawe agira icyo avuga kugira ngo turangize. murakoze cyane. Amagambo mbabarire, amagambo tuvuze ni amagambo meza kandi yubaka, azafasha abantu benshi. Mu kurangiza ndumva nobashimira mwebwe mwese, ariko kandi ngashimira umubyeyi wacu, kuko njyewe mu buryo bw'umwihariko ni umubyeyi wanje wandeze mu buryo bw'umwuka, naho ngeze ubu ngubu hose intambwe ngezemo ndayikesha iwe, kandi ndashima Imana yakomeje kumuragira kugeza ageze mu zabukuru ubu ngubu, kandi mwifuriza nyine no kuramba kugira ngo tuzakomeze tugumane, nubwo ashaje ariko nanone nyine ntituramuhangura. Turamwifuriza gukomeza kubaho no gukora imirimo y'Imana kuko yayimugeneye nyine kugeza ku mwisho. Murakoze cyane. arakoze, reka umubyeyi wacu nawe agire wenda hariho ijambo ashobora kuba atavuze cyangwa se ashobora kugira icyo yahugura mu munota umwe kugira ngo turangize. reka nanjye nta n'icyo ngihuguye muri uwo munota umwe. Umugabo umwe yaravuze ngo uha umuntu umwanya mutoya ariko atashoboye, ngo ni abantu babiri, ngo ni umupasiteri n'umunyepolitiki. Aravuga ngo abo bantu ntibagira umwanya mutoya, atubaha umwanya mutoya bakajyana munini. Nanjye sinaba ngihuguye muri uyu mwanya ngo bishoboke, ariko gusa reka mbashimire kuri ibi bikoresho mufite muhaye mukora byagura ubwami bw'Imana, kubera kuko iki nacyo kineretse kuko ari kimwe mu bisubizo bya bindi nariko mvuga ngo nifuriza itorero, kuko iki nacyo ni ikindi gisubizo kimwe. Cyerekana ko twamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo bugakwira isi yose mu kanya gatoya. Urumva twebwe mu majwi twabwirizaga ubutumwa bwiza yari matoya kuko yari azengurutse biriya bihumbi twari tuyoboye gusa, ariko uyu munsi maze kubibona. Hari n'igihe mvuga ubutumwa bwiza naho nabwirije ndiriye i Kigali, kumva mpamagawe n'umuntu wo muri Amerika akambwira ati rya jambo wasomye ryadufashije. Urumva hari uburyo rero bwo kwagura ubwami bw'Imana mu buryo bwihuse. Iki gikorwa ndakibashimiye. Icya kabiri, nanjye ndabashimira nka Yohana w'umusaza yigeze kuvuga, aravuga ngo icyo ashimira ngo ni uko asanze abana biwe bagendera mu kuri. Nanjye nk'uko Pasiteri Mano wamaze kubivuga, mu by'ukuri iyo ngeze ino kareba abo nareze, kareba amatorero bayoboye, nza numva mfite ibyishimo byinshi. Hakaba umwanya mutoya gusa, ariko iyo utobaye umwanya mutoya nari nkwiriye kugenda nkageraho aho buri uwo nareze wese ari, aho yakorera umurimo w'Imana, nkahagera byibura tukaramukanya, nkongera nkanabaramutsa nabo bakongera bakumva n'ijwi ry'umubyeyi wabo. Ariko aho bigeze hangaha turabashimiye, kandi tubashimiye iki gikorwa. Ubundi gusa abatwumva n'abadutegera, nagiraga ngo mbabwire ngo nimukomeze uwo murage mwasigiwe na ba so b'Imurenge babibanjije bakinjira mu butumwa bwiza. Nubwo ubu ngubu basigaye bavuga ngo iriya ruguru ngo ntacyo twari twarigishijwe, ariko reka mbabwire ngo burya ntimukagaye urufatiro, rwaba rutoya ariko muzarukomereho, muzakomere kuri urwo rufatiro. Mwumvanye bariya bababanjirije, n'umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo tujye twibuke abatuyoboraga kera, ngo kandi twibuke n'iherezo ry'ingeso zabo, ngo twigane no kwizera kwabo. Nanjye nobasaba kuko mutazateshuka kuri izo nshingano,
nubwo hari muziga mukagenda mukagera kure ariko muzaje mwibuka urwo rufatiro rwashyizweho n'ababyeyi banyu. Imana ibaha umugisha, murakoze cyane. tukiri aho ngaho hari ubuhamya ntanga butoya nanone nyine umubyeyi wacu tukiri kumwe. Njyewe ababyeyi banjye bambwiye ko nkiri umwana w'amezi 3 ku Gatongo aho navukiye, noneho ngo habaye igitaramo nijoro, umugabo witwaga Ntagora yitabye Imana. Noneho Zikiyeli Ntagora ngo arasimba, ngo aramfata mu maboko, ngo arahanura abwira ababyeyi banjye, ngo aravuga ngo uyu mwana naramutoranyije kuva kera kandi ngo azaba umuvugabutumwa ngo ku isi yose. Noneho ababyeyi bagatekereza ngo se ku isi yose umuntu uyu nguyu azogenda ku isi yose gute? Nzibukijwe n'iri jambo utubwiye ryiza ryo kwamamaza ubutumwa ku isi yose. Urabona ibi ngibi kera ni ibintu biri muri ya masezerano, umuntu uko aravuga hano isi yose ikamukurikira. Ndashima Imana kabisa ko isezerano ryayo ritaza ritinda cyangwa se ngo rihere. Murakoze cyane. Reka dusenge turangiza. Mana Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuri iki kiganiro dukoze. Turasaba ko abazacumva bose, abazumva buno buhamya, abazumva zino nkuru, Mana bizabareme intege. Niko ijambo ryawe rivuga, riravuga ngo usubiza intege mu bugingo bwacu. Mana turazi neza kuko hari abazasubizwamo intege, hari abantu bakera bazabyumva, hari abubu nabo bazabyumva bagasubizwamo intege. Muri iki gihe amatorero y'ubu ngubu harimo intambara nyinshi, abantu bakomeje gusubira inyuma, ariko icyo dusaba muri ibi bihe turasaba kuko wongera kuduheza imbaraga, ukaduheza ububyutse nka bwa bundi wazanye igihe cya kera. Mana turagushimiye, ukomeze ubane natwe, tubisabye tubyizeye mu izina. Sawa, murakoze abatumirwa bacu, mwakoze. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Tukaba dushimiye n'abari ku buhanga bw'ibyuma, David, Imana iguheze umugisha. Nakagaruka tuzongera. Yesu abahe umugisha.